Indirimbo mbazaniye none niyo bita ngo nugerayo uzabatashye ubabwire ngo nanjye ndi mu nzira cyangwa se abazantangayo muzababwire ko nanjye ndi mu nzira musize ndi kwambara nyine no gusura abarwayi kugabura abakene niyo mirimo nyine yabera nuko nugerayo uzabatashye abazantangayo urabona ko uko bwije nuko bukeye abapfa baragenda none koko tuzi neza ko hari aho babagiye niyo mpamvu nababwe ati mwebwe ni mu ntangayo muzababwire yuko nanjye ndi kwambara musize nambara. Ikaze bakunzi ba TOC1 TV muziko tubakunda kandi tubahoza ku mutima buri munsi kandi buri gihe tuzajya duhora tubaba hafi. Icyo musabwa namwe no gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubategurira birusheho kubageraho neza kandi ku gihe. Murabizi rero yuko nkuko bisanzwe tubategurira amakuru agiye atandukanye aho tubagerera mu buzima rusange tukabagerera mu bahanzi tukabagerera mu bijyanye n'ubuhinzi ubworozi ndetse n'ibindi kugira ngo aho muri namwe munyurwe kandi munezerwe. Reka rero noneho uyu munsi mu nkundire tuze kunyarukira muri muzika tuze kureba abategarugori cyangwa se abari b'u Rwanda ese nabo bageze he bimeze gute muri muzika yabo tuze kuganira n'umuhanzi umwe twasanze hano mu karere ka Huye ariko kandi n'umuhanzi ukorera muri Kigali ndetse ni n'umuhanzi ukorera mu Rwanda muri rusange Uwitonze Devotha beshi muramuzi kandi mwajya mwumva ariko uyu munsi ari kuri mikoro za TOC1 reka tuganire nawe hanyuma namwe mugume hano mukore subscribe. Uraho neza Uwitonze Devotha? Muraho neza. Kuvuga nk'uwashonje bimeze bite? N'umunaniro mfite. Nibyo koko n'umunaniro nyuma y'igihe kirekire usohoye indirimbo harya yitwa iki? Inyangamugayo. Indirimbo yitwa Inyangamugayo noneho tugusanze i Huye. Kuki ariho wahisemo noneho gukorera indirimbo yawe ya kabiri? Impamvu ni nyinshi ariko impamvu ya mbere ifatika nuko naje mu rugo hari ahantu rero nashakaga gufatira amashusho harimo yizari rubona nandi hantu hahenshi hatandukanye nicyo cyatumye kumbi aha ni wanyu. Yego. Nyuma rero y'indirimbo yawe yakunzwe na beshi by'umwihariko abakunzi ba gospel none uyu munsi ubazaniye yihe noneho unabibutse ni yakunzwe yariyo? Indirimbo mbazaniye none niyo bita ngo nugerayo uzabatashye ubabwire ngo nanjye ndi mu nzira cyangwa se abazantangayo muzababwire ko nanjye ndi mu nzira musize ndi kwambara nyine no gusura abarwayi kugabura abakene niyo mirimo nyine yabera nuko nugerayo uzabatashye abazantangayo urabona ko uko bwije nuko bukeye abapfa baragenda none koko tuzi neza ko hari aho babagiye niyo mpamvu nababwe ati mwebwe ni mu ntangayo muzababwire yuko nanjye ndi kwambara musize nambara. Yego. Noneho gerageza rero udusobanurire izanye zihe mpinduka ugereranije n'iya mbere? Iya mbere yavugaga ukuntu abantu bagomba kuba inyangamugayo cyangwa tugomba kuba inyangamugayo mu buzima busanzwe rero nyuma yo kuba inyangamugayo hari aho twateguriwe hari naho dusiganwa niyo mpamvu navuze ngo nyuma yo kuba inyangamugayo nitambuka izagenda ivuge ko abandi nabo basize bambara. Yego. Koko uyu munsi nagenda cyangwa nawe wagenda ahubwo nawe nyine nuntangayo uzabambwirire ko usize nyine ndi gushutinga ndi gukora umurimo wa nuntangayo nanjye nzababwira yuko uri gukora rwose uri gufasha abantu utitaye ku nyungu z'amafaranga. Rero abakunzi ba TOC1 baravuze bati tuziko muri abahanga muzi no gushaka abahanzi dukunda turi benshi uzatuzanire Uwitonze Devotha none urababwira iki mbere yuko twakomeza ikiganiro? Mbere ya byose ndabashimira uretse wenda n'abayikurikirana ariko n'abandi bajya bankurikirana bavuga ati rwose courage nabo ndabashimira nanabasuhuza. Rero kuri uyu munsi abagiye bifuza ko nabakorera izindi ndirimbo niyo mpamvu mbazaniye ivuga ngo ni mu ntangayo. Ngo ndabizi neza ko nimugerayo bazaba bazatari ku wundi ni mwebwe Yesu yakoye ahubwo muzababwire yuko natwe tukiri mu nzira niyo ndirimbo rero nifuje kugeza ku bakunzi banjye. Mu ruhando rwa muzika rero hari ushobora kwibaza ngo ese Devotha ubundi ahanga indirimbo zivuga Imana gusa cyangwa no mu buzima busanzwe ugira message? No mu buzima busanzwe nahanga kuko burya iyo impano iguteretsemo nta kintu na kimwe utayikoresha cyane nk'indirimbo zo mu makwe nazo nubwo zo mu bukwe zo mu bukwe
nazo njya nzigira nubwo ntarazikora ariko mu makwe nkoreshamo zino z'Imana kuko nabwo usanga abantu nyine babagiye mu makwe abenshi babasenga nuko nabwo bagafashwa ariko ni indirimbo yose nshatse nayihanga. ariko reka nanone twongere twibaze iki tugusanze koko iwanyu kandi ngumaze gukora iyo ndirimbo yawe muri shuti ariko duhagaze mu murima uyu murima turimo n'uwiki ni umurima w'ikawa ubwo nahageze numva biranshimishije cyane izi kawa mubona ni za zindi zera ari ngufi cyane nizo nizituruka izari rubona muri kino kigo nyine cy'ubushakashatsi cy'ubuhinzi n'ubworozi. Rero nibuka kera nyine nzivomera nkiri umwana nawe urabona uko zingana nuko giye numvise nishimye. Uranambwiye uti nta handi tuganira ni mwikawa najyaga mvomerera. Yego rwose numvise nezerewe nanashimira Imana nyine ko mbona rwose pe zikiri nzima. Tukiraho ikawa winywera hehe muri Kigali kugira ngo abakunzi bazagusangeyo? Aho mbonye mfitiye ubushobozi. Yego. Ndahajya ni nyine ntisumbukuruje ariko nawe ntitesheje agaciro. Reka noneho tugaruke rero ku bihangano byawe bihanganye ubuhanga kandi benshi bakunze akaba ari nayo mpamvu natwe n'ubundi twakomeje kugushakisha tugira amahirwe turanakubona. Ibi bihangano byawe ubundi byatangiye ryari ubu bigeze he? Ibihangano byo natangiye guhanga nkiri umwana kumwe umwana wenda cyane nk'iyo nakundaga kubabara wenda banshishije akanyafu kwigunga nahitaga mpimbamo nk'indirimbo ariko simbikurikirane. Rero ko nakijwe nkiri mutoya nakunze kuba mu makorari nyahimbira kugeza ubwo nanjye nkozi zanjye ariko cyane cyane bahagaritse kumwe bagiye bahagarika amatorero nyine akorera mu kajagari. Nibwo rero nahise mfata umwanzuro wo gukora indirimbo zanjye ku giti cyanjye n'ubundi ngatangira gukora ivugabutumwa noneho risesuye. Hanyuma noneho garuka utubwire abari b'u Rwanda cyangwa se abategarugori muri muzika uri kubibona gute ni yihe nama wabagira? Ngewe inama nabagira nuko nababwira ngo bakomeze ntibacike intege bakomeze bajye imbere kandi ibyo bakora babikore babikunze babyishimiye ntibacogore nubwo haba harimo intambara cyangwa se ibinaniza umuntu ariko babirenge bakomeze barwane bajye imbere. Ubona bageze he noneho mu buhanzi bwabo ubona bageze hehe n'uruhe rwego bavuyeho bageze ku ruhe? Wenda abonzi ni benshi batangiriye hasi uyu munsi bageze ku rwego rushimishije cyane. Ubwo rero nkabwira nabo abagitangira batwigireho nanone bigire kuri babandi bambanjirije bo gucogora bakomeze bo gucika intege. Reka rero noneho dusoza iki kiganiro gitoya tugiranye tuze no kureba noneho nyuma y'indirimbo wasohoye amashusho meza cyane bakunze bari benshi none uyu munsi ukabuzanye n'indi hari n'izindi ziri inyuma se nazo tuzitege? Indirimbo ni nyinshi ariko wenda kubera uburyo cyangwa ubushobozi nyine umuntu agenda akora imwe ariko n'ukuri ndabizi hamwe n'abasengera n'abashobora nyine wenda kuntera inkunga bakomeze banshyigikire hamwe n'Imana ndabizi neza ko zizagenda zibageraho mu gihe gikwiriye. Reka dusoze rero iki kiganiro gito tugiranye ariko noneho gwibutsa abakunzi bawe indirimbo zawe ziboneka ku ruhe rubuga kugira ngo kuko bakomeze banaguteza imbere. Indirimbo zanjye ziri kuri YouTube channel yanjye ni Uwitonze show. Niyo wajya kuri YouTube ukandikaho inyangamugayo uhita utabona channel yawe. Tubona channel yanjye. Yego. Reka tugushimire rero nimba mu byo tuganiriye nta cyaba kigusobwe ukacyongeraho. Oya ahubwo ndabashimiye kandi nshimira n'abazankurikirana cyangwa se abazumva kino kiganiro n'abazumva iyo ndirimbo mvuga ngo Imana y'amahoro ikomeze ibishimire namwe turabashimiye. Hanyuma izasohoka ryari byari byo byose? Ni muri iyi minsi ni muri iki cyumweru cyangwa se harenzaho utunsi iminsi mikeya. Ni iminsi mikeya namwumvise ngo utunzi. Nago nzabarambira ni muri iyi minsi koko uyu munsi ndi gushutinga nshobora kuba ndi ku musozo. Yego. Turagushimiye rero ugira amahoro kandi ukomeze utera imbere muri muzika. Namwe ndabashima Imana y'amahoro ibampera umugisha.
cyane. Ngayo nguko rero bakunzi ba TOC1 ngira ngo murabizi ko nahoze mbabwira kandi mpora mbabwira ngo turabakunda mukagira ngo n'urwenya. Uyu mudamu tuganiriye umunyarwandakazi kandi umunyarwanda uri uzamuka muri muzika nyarwanda hano mu Rwanda cyane cyane ku bakunzi ba gospel. Aha rero namwe umwanya n'uwanyu koko kugira ngo mukurikirane Uwitonze Devotha kuri channel ye yayibahaye. Ibi bihangano bye bibagereho neza kandi koko kugihe. Reka rero mbashimire nkomeza kubabwira ngo mukore subscribe kuri channel kugira ngo ibi biganiro koko tubategurira aho tugenda tubagerera mu nzira zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye bibagereho neza 5 kuri 5. Ndabashimiye rero mugira amahoro y'Imana kandi ndabakunda cyane mbahoza ku mutima uyu mutima uyu niwo mbahozaho kandi buri munsi.